Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Uyu munsi ni umunsi w'isengesho, tukaba rero tugiye gusenga twifashishije Zaburi ya 44. Ikaba ari Zaburi ivuga amaganya y'imbaga y'Imana imaze kuneshwa ku rugamba. Twatangiye gusenga twifashishije Zaburi tubisabwe na Yesu. Twahereye kuri Zaburi ya mbere, uyu munsi tugeze kuri Zaburi ya 44. Ndahamya kandi ndizera neza ko izi Zaburi ziri kudufasha. Dutangira gusenga, abantu benshi bumvaga nyine wenda Zaburi zitari kubafasha cyane kubera ko zitavugaga amagambo yabo bwite. Ariko uko tugenda twigira imbere, abagenzi bagana mu ijuru murarushaho kuryoherwa n'ijambo Nyagasani Yezu yatwihereye ry'isengesho rya Zaburi. Benshi mufite ubuhamya bwinshi cyane muvuga muti Zaburi ziri kudukiza, ziri kudukorera ibitangaza. Ndagira ngo mbwire umugenzi wese ugana mu ijuru, igihe cyose ugeze kwa Yezu ntabwo uzataha amaramasa. Yewe niyo wagenda ukiririmbira indirimbo y'amaganya nka ya Yeremiya ukigendera, yewe niyo wagenda ugafata Bibiliya ugasoma gusa ukarekeraho, yewe niyo wagenda ukicara imbere ya Yezu ugaceceka gusa, yewe niyo wagenda ukarira gusa, iyo wageze imbere ya Yezu ntabwo hava amaramasa, ntabwo byashoboka ko hava amaramasa. Niyo mpamvu nkomeje kusaba abavandimwe dukunde isengesho rya Zaburi Yezu yaduteguriye. Nawe yajyaga yicara akaririmba Zaburi n'ibisingizo bivuga ngo ni isengesho na Yezu ubwe yakoresheje akiri mu isi. Bagenzi tugana mu ijoro rero, mureke dukomeze dusenge twifashishije Zaburi ya 44, amaganya y'imbaga y'Imana imaze kuneshwa ku rugamba. Iyi Zaburi igenewe umuririmbisha, ni umuvugo w'abahungu ba Kore. Mana yacu, twarabyiyumviye n'amatwi yacu, ba sogokuru barabitubwiye, badutekerereza ibyo wakoze kera mu gihe cyabo. Wakoresheje ukuboko kwawe unyaga amahanga ugira ngo ubabonere aho batura, kandi uburabuza ibihugu ugira ngo ubabonere aho bisanzurira. Inkota zabo sizo bakesheje kwigarurira igihugu, imbaraga zabo sizo zabahaye gutsinda, ahubwo n'indyo yawe bwite, ukuboko kwawe n'urumuri rw'uruhanga rwawe, kuko wabikundiye. Mana yanjye n'umwami wanjye, niwe watumaga bene Yakobo batsinda. Ku bwawe twashoboye gutikura ababisha bacu, ku bw'izina ryawe turibata abaduteraga. Umuheto wanjye si wo niringiraga, inkota yanjye si yo yamaga gutsinda, ahubwo ni wowe wadukijije ababisha bacu, maze abatwanga ubakoze isoni. Nuko iminsi yose tukaririmba ibisingizo by'Imana, tugashimira izina ryawe ubudahwema. None ubu waradutaye, bituma dusuzugurika, ntugitabarana n'ingabo zacu. Utuma duhunga abaturwanya, maze ababisha bakadutwara iminyago uko bashaka. Usigaye udutanga nk'intama zigenewe kubagwa, maze ukadutatanyiriza mu mahanga. Umuryango wawe uwutanga ku giciro kigayitse, ntugire inyungu ubona muri ubwo buguzi. Utugabiza ibitutsi by'abaturanyi bacu, abo tubana bakadukwena, bakaduhindura urw'amenyo. Watugize iciro ry'imigani mu mahanga, mu bihugu byose bakatuzunguriza umutwe. Umunsi wose mbona uko nataye agaciro, maze ikimwaro kikansaba mu maso, ku mpamvu y'urusaku rw'abanyigambaho, ari nako batuka Imana.
nuko nkaburaho nkwirwa imbere y'umwanzi unyihimura. Ibyo byose byatubayeho kandi tutari twakwibagiwe ngo duce ku masezerano twagiranye nawe. Umutima wacu ntiwari waciye ukubiri nayo, n'intambwe zacu ntizari zateshutse inzira yawe ngo bibe byatuma uducocagurira mu gihugu cy'imbwebwe maze ukatworosa igicucu cy'urupfu. Mbese iyo tuba twaribagiwe izina ry'Imana yacu, tugategera ibiganza imana z'inyamahanga, Imana ntiba yarabibonye yimenya amabanga ari mu mutima wa buri muntu? Nyamara baratwica ubudahwema, ari wowe batuziza, bakatugenzereza nk'intama zigenewe ibagiro. Kanguka Nyagasani, kuki wisinziriye? Baduka woye kudutererana burundu. Ni kuki ugumye guhisha uruhanga rwawe maze ukirengagiza akaga n'ubwagirizwe turimo? Koko amagara yacu aragaragurika mu mukungugu, inda yacu yumanye n'ubutaka. Haguruka uzudutabare, girira impuhwe zawe utugobotore. Amina. Ningutakambira uranyumve, wowe Mana mpeke nkwiriye. Igihe nari mu kaga wankiza hagutse, ngirira impuhwe wumve isengesho ryanjye. Mana yacu, twarabyiyumviye n'amatwi yacu, ba sogokuru barabitubwiye, badutekerereza ibyo wakoze kera mu gihe cyabo. Wakoresheje ukuboko kwawe unyaga amahanga ugira ngo babonere aho batura, kandi uburabuza ibihugu ugira ngo babonere aho bisanzurira. Mana yacu rero, turagusenga kandi turakwinginze, twebwe abagenzi bagana mu ijuru, ngo wibuke isezerano wagiranye na ba sogokuruza bacu, maze wirengagize ibyaha twakugiriye. Turi abanyantege nkeya, turi abanyabinyoma, turi ababisha rwose n'ababisha turi bo, ariko utugirira neza ukatugirira impuhwe. Niyo mpamvu nkomeje kuririmba ikuzo ryawe. Mana nziza, Mana nzima, Mana y'amahoro, ndakwinginze kugira ngo igihe tugendana nawe ujye uduha imbaraga zo gukomeza kukurangamira. Ndakwinginze kugira ngo muri uru rugendo twebwe twese abakurangamiye, twebwe twese abategereje gukizwa no gutabarwa n'ukuboko kwawe, uduha amahoro y'umutima n'ay'umubiri. Turashaka gutanga ubuhamya muri iyi si, ariko kenshi isi turusha imbaraga, ikanatwereka ko twayobye, maze natwe tugatangira kurizwa nuko twakuyobotse. Mana nziza, Mana y'amahoro, Mana twayobotse, Mana itarigeze ijya kure yacu, twongeye kugushimira. Ni wowe Mana y'ubuzima bwacu, ni wowe umugenga w'ubuzima bwacu, kandi ukaba uri Imana itanga ihumure ryuzuye. Nkweretse abagenzi bose bagana mu ijuru, Mana nziza, nkweretse abo wampaye, Data ushobora byose, abo wemeye ko duhura, abo wemeye ukabishyira mu kiganza cyawe no mu gitabo cyawe ko duhura, nkuko wari uzi ko hari icyiza twahuriraho, wari uzi ko hari icyiza umpaye kubaha, kandi hari n'icyo nabo bakeneye gusoroma ku giti wampaye. None rero ndasenze mu izina ryawe, Data ushobora byose, ngo kuguhura kwacu ntikuzatubera imfabusa. Abavandimwe bafite amarira menshi cyane,
hari abavandimwe bambwira bati mama udusabire natwe turasenga ariko kwinginga kwawe kuruta ukwacu. Nyamara iyo nirebye nsanga ntazi gusenga kubarusha, ariko nizera ko twumve udutabare, twumve turi mu isi itatworoheye namba, twumve. Abagore bararira kubera abagabo babo babaharitse. Hari umuvandimwe wambwira ati umugabo wanjye yegukiye maraya, ati mama Louise nataye agaciro, nta gitutsi cyo ku isi ntaratukwa n'umugabo, ntamuha agaciro ntacyo mubwiye, atujya unsabira. Mwami ndamusabira buri gihe, ndamusabira hamwe n'abandi bose ndabasabira. Nkasabira kandi n'abagore baruhijwe n'urushako, bakaba bageze aho bavuga bati Imana yatubabariye divorce zikemerwa koko tukareba ko twaruhuka. Mwami we, ntabwo bitworoheye nk'abagenzi bagana mu ijuru gusenga twakira amadivorce, ari kubera hirya no hino. Hari abansaba ngo mbasengere ko bagiye gukora mariage n'abadivorce, ibyo bikantera ikibazo. Yesu wanjye we, biramvuna nkavuga se Yesu, ubaye amasengesho waduhaye koko ubu tuzayasenga gute? Ndabizi icyo ari cyo agaciro k'isakaramento ryo gushyingirwa, ndabizi akaga kari muri divorce, ariko ngasanga abagenzi bagana mu ijoro benshi bararushye, baruhijwe n'urugendo. Yesu, divorce benshi barazisaba, bakambwira ngo mama Louise udusengere, Yesu yakire ko twadivorce kugira ngo turuhuke. Mwami wanjye nkamugaza ubu Yesu, ndatinyuka kuza kukubwira ngo wemera divorce, ariko Yesu tugeze mu ikorosi riruhije gukata, riraruhije. Abagenzi benshi bari kujugunywa munsi y'umuhanda kubera bakase rikabananira kuriheza, riragoye. Yesu we, Yesu mwiza, Yesu watwitangiye, Yesu waturuhuye, Yesu hamwe n'iri sengesho ry'imbaga y'Imana imaze kuneshwa ku rugamba, ndasabira abamaze kuneshwa ni benshi. Hari abagabo babi Yesu we, hari abagabo babi, abagore babo bari kurira, abana babo bari kurira. Yesu umva gusenga, umva Yesu umva, tega amatwi nkubwire mwami wanjye, ibiri kuri iyi si birakomeye. Abagabo bananiye abagore, umugore agaharikwa abagore bagenzi be, hari abaharikwa abana babyaye, baba muri batisimu, baba babyara babo, baba barumuna babo. Hariho ubuharike bwinshi cyane. Yesu we, Yesu mwiza, ntabwo binyoroheye guceceka. Benshi rero baraza bakambwira ngo se mama Louise ubu tudivorce, avuga ni Imana ntabwo nabagira inama yo kudivorce kuko nzi akaga kari muri divorce, ariko sinanabagira inama yo gukomeza kugendana n'abo bantu bameze nk'abashaka kubica, kuko ari nabo bica, ari abicana. Yesu, nanjye mpagaze imbere yahanguye, nkabura icyo mbwira abagenzi bagana mu ijoro, nkavuga nimubwire so uri mu ijoro azi icyo azadesida, kuko icyo kirenze isengesho ryanjye. None Yesu mwiza, ndakwinginze ngo wiceceka. Umuririmbyi wa Zaburi aravuga ngo Mana yanjye n'umwami wanjye, niwe watumaga bene Yakobo batsinda. Ku bwawe twashoboye gutekura ababisha bacu, ku bw'izina ryawe turi batabaturega. Umuheto wanjye si we niringiraga, inkota yanjye si yo yamaga gutsinda, ahubwo niwe wadukijije ababisha bacu, maze abatwanga bakoze isoni. Nuko iminsi yose tukaririmba ibisingizo by'Imana, tugashimira izina ryawe ubudahwema.
none waradutaye. Yesu, none biratugoye, none biraruhije cyane. Abadafite urubyaro bararira, abana bari kunywa ibiyobyabwenge birakomeye, ingo ziri gusenyuka. Yesu we, birakomeye. Abagore babi bariho we Yesu, ntabwo ari abagabo bonyine babi. Hari ingo ziri gusenywa n'abagabo babi, hakaba n'ingo ziri gusenywa n'abagore babi, zose ziri gusenyuka. Ndasabira ingo, ndasabira ingo. Yesu we, nyumva, ndi gusabira ingo, iz'abasenga n'iz'abadasenga, izikiri ntoya n'izikuze. Umwanzi yazanye ikirimbuzi ngo arimbure zose. Yesu, Yesu, ndagenda nahagarara mu ngo nkavuga n'urubanza rya jambo rya Yohani Batista riri gusora ati, dore intore zirambitse ku musi w'igiti, kugira ngo igiti cyose gitere imbuto, gitemwe gicanwe. Ubanza ari intore so yo mu ijuru iri gutema ingo. Ni ukuri birakomeye Mana, nirwa nakira ibyifuzo by'abamama barushye n'abapapa barushye. Mbega ibintu biri muri iyi si. Yesu we, Yesu mwiza, iyi si wayibayeho urayizi, ntabwo ndimo kuyigusobanurira, urayizi, ariko birakomeye. Wa mwami wanjye, tabara, tabara Yesu, tabara, tabara Yesu, tabara, tabara Yesu, tabara, tabara. Intambara ni nyinshi, mu ngo birakomeye. Yesu tabara, mu bana birakomeye. Yesu tabara, mu baturanyi tabara. Yesu tabara, muri kiliziya, mu basenga, mu badasenga tabara. Intambara ni nyinshi. Yesu tabara, tabara. Nta wundi dutabaza, urondoho waradutaye bituma dusuzugurika. Ntugitabarana n'ingabo zacu, utuma duhunga abaturwanya, maze ababisha bakadutwara iminyago uko bashaka. Turarariwe, urugamba ruturushije amaboko. None rero Yesu mwiza, noneho uyu munsi biratugoye. Navuga n'ingo zirasenyuka biragaragara, ariko noneho ndora kandi kaga gakomeye. Wa mwami wanjye, noneho haje ikintu cyo guhuza ibitsina ku basanzwe bahuje ibitsina. Dore noneho akaga. Yavuze ndetse Yesu we, no gusabira ingo byari bituruhije. Ibi byo turabisabira gute? Wa mwami wanjye we, tabara Yesu, tabara, tabara, tugeze mu bikomeye. Haleluya. Tabara rero wa mwami wanjye we, tabara, kandi utabarane n'ingabo zacu, dutsinde, twigarurire ababisha bacu, maze tubatsinde. Tabara, tabara ingo, tabara abashakanye, ababana neza, ubaha amahoro, ubakomeze, ubarinde, ubarinde nyakibi aho yashaka gupfumurira hose. Abamaze kunanirwa n'urugendo, ubatabare batariyahura. Mwami we, ntabwo nshaka impfu n'abiyahura kubera kunanirwa, ahubwo dutabare kuko uri Imana. Ndabizi kuri Imana irengera abawe, ndabizi kuri Imana iri mu ruhande rwacu, kandi ndabizi ko uri Imana igiye kunamura icumu ukaruhura itorero ryawe, kuko ukomeza kunyereka ko itorero riruhijwe, ariko kandi ubibona. None rero mwami, ubona uburyo turuhijwe, ndakwingize kugira ngo dutabare. Dutabare, wongere wemere gutabarana natwe. Kanguka Nyagasani, kuki wisinziriye? Baduka we kudutererana burundu. Ni kuki uguma guhisha uruhanga rwawe, maze ukirengagiza akaga n'ubwagirizwe turimo? Turaruhijwe,
tabara, kuko amagara yacu aragaragurika mu mukungugu, inda yacu yumanye n'ubutaka, turananiwe, turababaye, turavunika, ingo zose ndazisabiye n'abihaye Imana, ni n'urugo nazo n'ingo nabo barimo baruhijwe, abihaye Imana bararuhijwe, imiryango y'abihaye Imana sekibi yarayinjiriye. Birakomeye, tabara imiryango y'abihaye Imana ndayisengeye, ingo z'abihaye Imana ndazisengeye, tabara Yezu, tabara abihaye Imana, utabara amakominote yabo yose, utabara amakongregasiyo yose, utabare ingo z'abashakanye ubwoko bwazo bwose, utabara abana, utabare. Haguruka uzudutabare, girira impuhwe zawe utugobotore, kuko turagirijwe, turasumbirijwe, turakomerewe, dutabare Nyagasane. Turizeye kandi tuzi neza ko ntawe kwiyongera uzakorwa n'isoni, nubwo urugamba rukomeye bwose, ariko tuzatsinda. Urakoze Nyagasani Yesu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.